Imana yaremye umugabo n'umugore, nibo bantu navuga ko ni fondation y'abantu babiri, ni igitsina gabo n'igitsina gore, nibo bari ku isi. Buri wese afite amabwiriza n'amahame Imana yamuhaye, agahabwa n'iyobokamana. Muri Zaburi 128, kuko icyigisho cyacu kirakora ku mashami abiri, kirakora ku muryango kandi gikore no ku magara mazima, kuko nibyo bintu dushaka muri uyu mwanya. Umugabo muri Zaburi 128 afite inshingano zigera kuri 5 asabwa kuzuza akaba abaye umugabo. Haravuze ngo hahirwa ubaha Uwiteka, akagendera mu nzira ze, agatungwa n'imirimo y'amaboko ye, azajya yishima, azahirwa. Umugore we azamera nk'umuzabibu mu kirambi cy'inzu ye, abana be bazamera nk'uduti twerayo bagose ameza ye. Ngibyo uyu mugabo, ni bibi kubona umugabo yirirwa zerera, ni mubi kumubona mu kabari, ni bibi kumubona agenda yihumuriza abagore b'abandi, ni bibi kubona ari inkorotanya ashaka abo barwana gusa, ni bibi kumubona ari indyongozi bari inkuru zazi n'izatazi, avuga imigabane atarageza arenga n'igihugu, ahubwo akwiriye kubaha Uwiteka, agatungwa n'imirimo y'amaboko ye, yarangiza akagendera mu nzira z'Uwiteka, akajya yishima kandi agahirwa, maze umugore we akaba ari we wa mbere ujya ku mbuto zo kuba ari umugabo wujuje ibyangombwa. Umwana we akarira ku meza atabaye mayibobo, akagota ameza adafite impagarara, adafite kurya arira, atafite gusigara rigata intoke, ahubwo se yaramuruhiye akamubeshaho. Nguko uko Imana ishaka ko umugabo yaba ameze, yarangiza niwo mugambi w'iyobokamana nyakuri. Byadukiza abajura, byadukiza ababeshyi, byadukiza abamayibobo, byadukiza abapfumura amazu, byadukiza abanyarugomo. Biramutse umugabo wese mu buzima bwe, iki gihugu cye kigizwe n'icyumba araramo, kigizwe n'aho abika ibintu, kigizwe n'aho abana be barara b'abahungu, n'aho abakobwa barara, n'aho yakirira abamugendereye, icyo gihugu cyakakiyobora neza, ntikibemo umujura, ntikibemo umubeshyi, ntikibemo umunebwe, ntikibemo uwisuzugura, ntikibemo umunyarugomo, maze nawe akabona akaruhura polisi, agaruhura igisirikari, akaruhura keke sekirite, akaruhura leta, za prison ntizitangire kugaburira abatari bujye guhinga. Yarangiza ubwo icyo gihugu cyawe nawe ukakiyobora, waba uruhuye isi, waba uruhuye itorero, waba uruhuye n'Imana, waba uruhuye n'abategetsi. Niwo mugambi w'iyobokamana nyakuri, niryo tegeko ryahawe abagabo. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, paje yacyo ya 54 haranditse hagira hati, ni ijambo nibusome rigufi cyane ariko nshaka uvuga: un foyer n'est pas complet sans un père. Urugo ntabwo ruba rwujuje ibikenewe iyo nta se w'abana uhari. Ntabwo tuwe ko ariho benshi b'abagore bari kumwe n'abana babo base barapfuye, ariko nabo bafite impagarara. C'est à lui à veiller par sa manière d'être au sein de foyer. Umugabo niwe wagenewe kuba maso mu buryo bw'imikorere mu muryango we, même s'il est obligé de s'absenter fréquemment, nubwo asabwa kubera neza urugo, nubwo kenshi asabwa kuba atari mu rugo. Yagiye gukora, yagiye guhinga, yagiye gutegeka, yagiye kuyobora, yagiye gutanga inama, ni koko yaba atari kenshi, ariko amaso ye yo mu bwenge ayahanze iwe. Fati, même si c'est que l'idéal de la famille soit maintenu, kugira ngo icyerekezo cy'umuryango we gihore kigundiriwe. En revanche, sa présence dans le cercle de famille sera nulle s'il se plonge constamment dans la lecture d'un journal ou des livres. Ariko umuryango we yaba uhemukiye aramutse yicaye iwe gusa akisomera ibinyamakuru, akisomera ibitabo, ou encore ukabale cyangwa se amasaha y'ikiruhuko gusa ayibereye aho gusa, akicaririwe gusa ariko ntaganire nabe, cyangwa akibera mu kabari ou tout simplement dormir. Uyu mugabo yaba atujuje ibyangombwa, agiye arangiza amasaha ye kwiryamira imuhira gusa.
niyo mpamvu asaba kuba afite icyo ari gukora, aho abakuru bavuze ngo bundi burya yanduruka ari impogazi agataha ari inkame. Nimvuga impogazi ni ikinyarwanda cy'aborozi, ubwo abataroroye ntibabimenya, ni inka itari konsa kandi idafite amezi, iyo bayita ngo ni impogazi. Il est d'ailleurs attendu au foyer avec impatience par la mère comme par les enfants. Ubundi umugabo iyo atarataha akaba atari kiryana, akaba atari intare, akaba atari umunyarukoni, akaba atari umunyarugomo, akaba atari umunyarutoto, agera nimugoroba akumbuwe n'umugore n'abana be. Icyo nicyo nsomye ahangaha. À lui de tirer parti de ses heures précieuses, niwe wenyine ugomba gutuma amasaha afite agaciro ayakuramo amahirwe, quand bien même il serait accablé par la fatigue ou par les soucis, nubwo yaba aremerewe mu buzima kandi afite ibimutera amaganya kandi ananiwe, c'est qu'attendant alors de lui ce qu'il aime, c'est une invariable bonne humeur génératrice de paix de joie. Icyo abe bitwa abe wa mugore n'ababana, icyo bamushakaho ni uruhanga rudahindagurika, ruhora rukeye, rugira ubuntu, rw'unyamahoro n'ibyishimo. Nguko uko umugabo akwiriye kuba ari we, akwiriye kuba umugore we n'abana bamutegereje, akaba afite amahoro n'ibyishimo, akaba adahindagurika, akaba afite iyi miterere yo guhora akeye, bamubona akabakabona ko hari icyo abazaniye, mu byo abazaniye nubwo batabazanye amafaranga n'imineke n'ibindi, ariko akaba abazaniye amahoro n'ibyishimo. Ngicyo ingingo ya mbere umuntu w'umugabo yabazanye mu muryango. Umugore nawe afite inshingano, iboneka muri Migani 31. Muzabisoma, ngenda soma nihuta cyane. Afite inshingano nyinshi, niwe wubaka umubano, niwe ugaburira abana, niwe wigisha. Umugabo yitwa umutegetsi mu Migani 6:20, ariko umugore akitwa mwarimu, ni umwigisha. Bivuze ngo by'umutegetsi yamaze gutegeka, umubyeyi ni ugucengeza mu bana we be, cyane cyane ko benshi cyane ari abana bari mu cyo bita caractère imitateur. Imico y'abagore n'iryo shema ry'abagabo babo. Mu Migani 12:14 haravuze ngo umugore w'ingeso nziza ni ikamba ry'umugabo we. Hepfo harakomera ati nabwo ndi mumutindaho cyane, umudamu ndamuvugaho ibi bikurikira muri kino gitabo n'ubundi page ya 45 havuga ingingo nyinshi cyane zigize umugore n'akamaro afite mu muryango. Il est difficile d'imaginer un foyer sans mère. Biraruhije cyane gutekereza urugo rutagira umugore. C'est autour d'elle que tout gravite. Ariko ibyo mu muryango byose bigera ku barimo ari uko ari we bizamukiyeho, niwe rwego bizamukiraho. Et c'est grâce à elle que tout fonctionne à souhait. Kandi umugore niwe utuma byose bikora neza. Sans elle la maison est vide. Iyo umugore adahari cyangwa ari imbwiza murongo cyangwa ari igihombo, ubwo inzu ibisigaye ari umusaka. Ubwo kubw'ibyo niyo mpamvu c'est le père il est vrai qui assure le gagne-pain. Ni by'ukuri koko umugabo ari utuma haboneka gatsima. Mais la transformation de l'argent en objet utile, en vêtement et en aliment, ariko kugira ngo amafaranga azabingira akamaro, azahinduka imyenda n'ibyo kurya, tâche si délicate et l'œuvre de la mère. Burya umugore atabaye mwiza, nicyo gituma baciye umugani mu bakuru baravuze ngo ukurusha umugore abakurusha n'urugo. Niyo mpamvu burya wasonza bihari wahashye umugore aramusa adashyitse, abana bakwicwa n'inyota n'inzara, bakwicwa n'umwanda, inzu yanuka ikaba umusaka bidiramutse atujuje ibyangombwa. Yarangiza mvuge nti wenda aho ndatambutse naho ndabisanga n'ubundi hari igihe kibaho rero, ntabwo ingo zose hahora hari umugabo, hari n'igihe haba hatari umugabo, kandi bose batarabigizemo uruhare. Umubyeyi umwe yari umupfakazi, ndamusoma ahangaha muri Timoteyo ya 5 havuga ko umugore w'umupfakazi akwiriye gutuma abana be bakundwa abo mu muryango wabo, yarangiza ntakunde kuzerera, ntadamarare. Yarangiza ibyo ntabwo mbitindaho cyane, ubwo nabarangiye igitabo ahubwo reka mvuga umugore witwa Rura ahangaha. Aravuze ngo quand je me trouvais seul après la mort de mon mari, igihe nari nsigaye njyenyine umugabo wanjye yamaze gusinzira, avec mes 10 jeunes enfants, nari nsigaranye abana bato 10, dont l'aîné avait à peine 15 ans, umwana wanjye wa mbere yari atarashyikira imyaka 15. Uyu mugore arapfakaye, afite abana batoya, umukuru ufite imyaka 15,
ubu nibo yari asigaranye avec des ressources restreintes. Cyari gibabaje nuko n'umutungo yaransigiye nawo wari muke cyane, wari inyaranga. Je dis prendre de graves et rapides déterminations. Uyu mupfakazi nawe yahereye ko aravuga ati maze mpera ko mfata imyanzuro ikomeye kandi itangaje. Epati do la première fin, dore umwanzuro wa mbere nafashe nk'umuntu wari usigaye njyenyine, wari usigaranye abana bato nabo kandi benshi n'ubutunzi ari buke. Nakoze iki? De faire mon examen de conscience. Nafashe kwisuzuma ndisuzuma nyuriye mu cyo bita umutimanama. En m'examinant, j'ai vu combien il était urgent de me réformer moi-même. Ubwo nigenzuraga nasanze ngomba kubanziriza mu kwikosora njye ubwanjye, de réformer ma vie, de devenir meilleur, de me perfectionner. Nari ngiye kwigorora, kagorora imibereho, ngahinduka uw'ingenzi kandi nkitunganya. Je me mis sur le champ à l'œuvre. Muri ako kanya nahereye ko ntangira umurimo. Et depuis j'ai continué. Uhereye uwo munsi nakomeje kugenda nikosora. Et c'est tout. Wamubazaga yaramaje ati se warangirije aho? Qu'avez-vous fait pour vos enfants? None se ko mbona unyeretse ko wikosoye ukaba warigoroye waratunganyije imibereho, abana bawe wabakoreye iki? Arangirira bati pas d'autre chose. J'ai travaillé sur moi et Dieu a travaillé sur eux. Nta kindi kintu nakoze, narikoze Imana irabankorera. Ngubwo ubutwari bw'umupfakazi wari usigaranye abana bake benshi kandi bato, ubutunzi ari buke, abona nta kindi yakora, asanga atashobora kubayobora atazi kwiyobora, asanga atashobora kubaha inama atazi kuziha, asanga atabakosora atazi kwikosora, asanga atabatunganya adatunganye, maze arikosora aravuga ati narikosoye Imana irabankosorera. Ainsi en se perfectionnant sous l'influence d'une puissance divine, maze kwitunganya nshorewe n'imbaraga mvajuru. Cette mère perfectionnée en éducatrice yaratunganyije uburezi bwe, akere de vertu, yakira ingeso nziza cyangwa se ubugiraneza, et de force indispensable à l'accomplissement de sa tâche. Uko yitunganyaga niko yagendaga asoza inshingano zimureba. Sans le savoir, il transmettait par son esprit de sacrifice et la générosité à ses fils. Atabizi uko yakoze, abahungu yarari mu kwitangaho igitambo yarari gushyira kugira ubuntu mu bahungu be. Sans le savoir, l'esprit de dévouement à ses filles. Atazi ibyo ari gukora, yashyize umwuka wo kumaramaza mu bakobwa be. Nguko uko yareza abana be, abahungu bakura bagira ubuntu, abakobwa bakura bafite kumaramaza. Oui, sans le savoir, il devait une vraie mère. Atabizi nawe yahindutse nyina w'abana mwiza. Elle prit sa place parmi celles qui collaborent avec Dieu. Yasigaye afite umwanya wo gufatanya n'Imana yo kuvugurura ishusho y'Imana dans l'âme humaine, maze agarura ishusho y'Imana mu muntu, wa mutima w'ibambe, wa mutima w'imbabazi, wa mutima utinda kurakara, wa mutima ufite kugira neza kwinshi, awushyira mu bana be. Abahungu bagira ubuntu, abakobwa baramaramaza. Yarasipfaka yari muto kandi yarasigaranye ubutunzi buke, abana ari bato, umukuru muri bo atari yuzuza imyaka 15, yabaye intwari. Rero umuntu wese yemererwa kuba intwari, abana nabo bagomba kuba intwari. Ni Zaburi 144 umurongo wa 12 haranditse hagira hati, nuko n'abahungu nabo bakamera nk'ibiti byikuririza. Ijambo nk'ibiti byikuririza ndabitanga icyitegererezo gusa gito, maze ari byo nshaka ko nibura mwakumva. Ijambo kwikuririza turabifata nk'ibiti by'ibangurirano. Igiti kiba kigifite itoto, ari igisore kikiri kure yo kwera, maze bagafata umutwetwe w'igishaje cyamaze kwera kenshi kandi mu buryo bwinshi, kimaze imyaka myinshi, bagaca umutwe wa cyakindi, bagafataho cyakindi, barangiza bakabangurira. Bamara kubangurira, cya giti kiri hasi gitoto kigatanga amakakama matoto, cyakindi kiri hejuru kigatanga imbuto. Uko niko abasore bagomba kwikuririza. Bibiliya igore kuba mutwe wanyu, maze ukubonye agasanga utazerera, ukubonye akaba tuwijye upfa kurya aho ubonye utazarya ibyo bashyize mu rumogi, wijye upfa kunywa aho ubonye utazibuka wanyoye ibisindisha, wijye upfa gutemberera aho ubonye ejo utazibuka wajyanye na maraya, wijya upfa kugenda aho ubonye ejo utazahura n'abakoshya,
niyo mpamvu mujye mwikuririza mujijuke kuruta abasaza ku buryo aho imyaka igeze imbere yanyu hari avenire irimo byinshi yatuma muzabera ababyeyi banyu umugisha, bigatuma uwababyaye avuza impundu aho kuvuza induru. Rero ndatambutse ku birebana n'umuryango, ntabwo mpatinda. Niyo mpamvu hari ibibazo bibiri nashatse ko buri wese yagerageza kwibaza. Mbese ureze abawe nk'uko warezwe? Ahari izina ryawe ryasiga igabo ku isi. Ureze abana bawe nk'uko nawe warezwe? Urakeka abana bawe baba ku isi bari iki ku isi? Abana bawe bakoze nk'uko ukora, bakifata nk'uko wifata, bazagira inyungu n'ishema mu isi. Gerageza kureba abana bagira icyo bita caractère imitateur, barigana, bajya bareba uko ukoze. Wunama bakunama, wihuta bakihuta, wakuruka bakakururuka, waryamira bakaryamira, warya vuba vuba bakarya vuba vuba, wakambya bagahanga bakagakambya. Bityo wabwira umugore nabi nabo bakabwirana nabi. Niyo mpamvu uba ugomba kureba ngo mbe nibifata nk'uko wifata, bakarya nk'uko urya, bakagenda nk'uko ugenda, bakanywa nk'uko unywa, bagakora nk'uko ukora. Ese hari bazasiga ishema ku isi? Ngibyo umuryango turawurangije. Niyo mpamvu nshaka kujya ku kindi, kuko icyigisho cyacu ntababwiye ngo gifite imigabane ibiri, ariko ndagerageza kuvuga kuko indwara ngiye kuvugaho ndavuga ku ndwara ndwi nizo ndibuvure. Ariko mbere yuko nzivura ndabanza nsoma imirongo imwe ya Bibiliya, kuko Imana mu migambi yayo nuko tuba bazima, tukagira ingeso nziza kandi tukagira ubwenge. Iyo umuntu atabaye muzima, iyi si muri kureba yujuje ibintu bibi byinshi, ariko icyo tubushake kuganiraho ni ukureba mu guteka kwa 2:32 umurongo wa 5 n'uwa 20. Iki gihe mu gihe cya Mose ntibyari byoroshye, maze bituma agira amagambo avuga nanjye nashatse tuvugaho twese ahangaha. Bariyononye ntibakira abana bayo, ahubwo ni ikizinga kuri bo. Bariyononye nabigihe kigoramye, nabigihe kinaniranye kigoramye. Bariyononye, yo ni ikosa rya mbere. Ntibakira abana bayo. Iyo umuntu yamaze kwiyonona ntabwo aba ari umwana w'Imana, ahubwo ni ikizinga kuri bo. Iyo umuntu yamaze kwiyonona abagize ingese, abagize ingeso, abayisize ibara ribi, yarangiza bigatuma umuntu umubonye wese amugaya. Epati nabigihe kinaniranye kigoramye. Umurongo wa 20 aravuga ati nzabima amaso, nzareba iherezo ryabo uko rizamera, kuko ari abigihe kigoramye cyane, ari abana batarimo umurava. Bafite ikosa ryo kuba abana batarimo umwete wo kumaramaza. Kuba mu murava, kugira umurava ni ukutabogamira mu kibi. Abafilipi igice cyawo cya 2:15 naho watubwira ikindi kintu dusabwa kureba ngo nibura tuzirikane. Ahangaha Abafilipi 2 umurongo wa 15, ijambo ry'Imana rifite icyo rivuga, kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva ibisabwa ndetse n'ibibuzwa, tubashe kubaho ariko tuzi n'ibyo dukora, tuzi n'ibyo tugamije, tuzi n'intego dusabwa, kugira ngo nibura buri wese agerageze gukora. Ndavuze byinshi cyane, reka ngere kuri iri jambo muri Abafilipi 5:15, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mu abana b'Imana batagira inenge hagati y'abigihe kigoramye cy'ubugoryi, abo munekeramo nk'amatabaza mu isi. Ndasubiramo nitonze. Kugira ngo mutabaho umugayo, icyo ni kimwe, cyangwa uburyarya, icyo ni cya kabiri. Mu abana b'Imana batagira inenge, icyo ni cya gatatu. Hagati y'abiki gihe kigoramye cy'ubugoryi, icyo ni cya kane. Abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Umukristo agomba kuba ameze nk'itabaza, ntawe ugomba kumusitaraho, nta n'uwo agomba gusitaraho, kandi umucyo wacu wabuza n'abandi gusitara. Niyo mpamvu ubu bugorame se n'ubugorame bumeze buti, abo butandame ubugoryi buriho n'ubuhe, n'ubuntu bufite ibintu birenga bugira ku 10 ndibuvuge kugira ngo nzagere ku ndwara, ariko umuntu wese amaze kumenya igihe tugezemo, kuko iyobokamana nyakuri niyo ntego yaryo, nuko umuntu agira ubwenge, akagira imico myiza,
kandi akagira n'amagara mazima. Ikimenyetso cya mbere cy'uko abantu bagoramye ni uguhatanira kuyobora abandi utazi kwiyobora. Gubona ushaka kuyobora abandi kandi utazi kwiyobora ukumva wabagezahe. Uba ugomba kubanza kumenya kwiyobora ku buryo buzayobora bazagira icyizere bakavuga bati ni ukuri, nawe azi kwiha inama, azi kwikosora, azi mbese yakwirinda ikibi, ni inyangamugayo, ni umunyamwete mu byo akora, ntabwo yaguhatira gukora yicaye. Yarangiza igihe kiragoramye kuko kigize abashaka gutwara kuyobora ariko batazi kwiyobora. Kabiri ni ugucura uwaguhahiye. Abantu benshi cyane basigaye bafata imifuka y'imiceri, imifuka za kawunga n'ibyo byo kurya bigezweho, yarangiza ugafata ibirayi, ugafata ibishyimbo, ugafata icupa ry'amavuta rya litiro 5 ugashyira mu nzu, ukajya ku kazi utariye kandi uwo washatse yiriwe mu rugo. Yarangiza ubwo uwagasigara arya, wowe ukarya muri resitora, uwagasigara arya, wowe ukajya muri kioske, ugatungwa na rushi imwe y'ibishyimbo na capati imwe, ukagwara hemoroide n'impatwe zindi kandi warahashye. Icyo ni ikimenyetso cy'uko uyu muntu aba agiye kuzacurwa n'uwo yahahiye. Ibyo uyu muntu aba atandamye. Ku ngingo ya 3 ni ugusesagura ufite ibitambambuga n'ingimbi. Abantu benshi cyane bafite ingorane, abana baracyari bato, ugasanga ari gukoresha amafaranga arenze ayo yinjije uwo munsi, agakoresha inguzanyo zizamara imyaka 10, akibagirwa ko abana bato bazakura bongera amakene, akibagirwa ko bazongera kurya, ko bazongera amashuri na uniforme, ko bazongera aho barara, ko bazongera ingendo. Yarangiza ni bibi, ubugoramye, ubutandamye, iyo usesagura n'ibindi bigera kuri 10 ntabwo bisobanura byose. Ni ukwiga, ni ukugwiza imyaka utagwiza akamaro, ni ugutinya umuruho utarabona urufatiro, ni ukudamarara utazi ikiminsi hatse, ni ugusebya uzashaka amaboko, ni ukwirengagiza umubiri kandi aricyo gishoro, ni ugutinya umusatsi mugufi ariko ntutinye kwambara ubusa, ni ugushakira ishema mu bwomanzi. Icyo ni ikimenyetso cy'uko igihe kigize gite, kiragoramye. Ibyo byose ntukangirize umubiri nicyo gishoro cyawe. Amaguru niyo uzajyana iyo ujya gushaka akazi, amaboko niyo uzakoresha, umutwe niyo uzatekereresha, amatwi niyo uzumvisha. Iki gishoro gifate neza, noho nucyangiriza bazakwanga ufite diplome kuko wasigaranye diplome ubwenge bwarayoyotse. Niyo mpamvu nyabuna igihe kigoramye mukirinde. Rero ngeze kuri cya gika cya 3 kibirebana n'amagara mazima. Muri Zaburi 104 umurongo n'uwa 14 hatubwira ko Imana yageneye umuntu kurya ariko imugenera n'ibyo azarya. Muri Gatanga ka mbere byo bita originalite yo hasi, Imana itibeshya yarapanze, ipangira umuntu ibintu 4: imugenera kurya, imugenera gukora, imugenera kuruhuka, imugenera kubaka urugo, nk'ingingo enye zizaba inkomoko y'umunezero wa muntu n'iterambere rye. Maze Imana imugenera gukora iminsi 6, imugenera kurya 2 ku munsi, nubwo buno yihaye kurya rimwe ku munsi no kurya rimwe mu ijoro. Ijoro ryari ryaragenewe gusinzira, none umuntu yarigize iryo kurya, byabaye ingorane yo gutuma mu gitondo abantu babyukana umutima mubi, kudashaka kuvuga, kudashaka gukora, kudashaka kurya, kubiha mu kanwa bitewe no kurangiza kurya ajya kuryama, kandi nabwo ari ibyo kurya by'amoko mabi. Imana yari yategetse ko umuntu azarya, ariko imupangira ibintu azarya. Ngiye kuvugaho gato cyane. Zaburi 104 umurongo n'uwa 104:14. Ameze nk'ubwatsi, ameze imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu, baboneranishe mu maso haba amavuta, kandi imitsima ihe imitima y'abantu gukomera. Iyi ngingo ntabwo nyitindaho cyane, muzasanga muri Bibiliya bavuga umutsima cyane, ariko abantu bo bamaze guhindukirira ibinyamizi. Kandi mureke mbarangire bantu mutwumva, ibinyamizi mujye mubiha umwanya muto, cyakora buri munsi biboneke. Ngo ndavuga imyumbati, ndavuga ibijumba, ndavuga ibirayi, ndavuga amateke, ibyo birakwiriye. Yewe n'ibikoro ku bihugu bibigira, yarangiza ariko bigomba kuba bike. Impamvu ibi ni ibiribwa umuntu arya yarangiza akanyurwa n'akadashyitse.
anyurwa n'akadashyitse, umuha igihumbi akagira ngo afite 100, wamuha 100 akagira ngo afite miliyoni, wamuha ikibanza akagira ngo inzu yuzuye, wamuha umwenda kugira ngo afite iduka, bitewe n'iyo mirire yoyora itera icyo bita deterioration psychologique. Tugomba kubirya kugira ngo tworohe twe guhora dukakaye dushaririye, ariko ntibibe ibyo kurya by'ibanze bari nabyo biba ingandura n'urupfu. Oyi, ahubwo uravuze ngo bitanga umutsima wo gukomeza umutima. Abadamu baranyumva neza, igihe mutegura ibyo kurya mugiye mu isoko, kuko umugore ntamenyera guteka mu gikoni, ahubwo amenyera guteka mu guhaha, niho umenya ko azi guteka, kuko niho amenya neza ibikwiriye. Buri munsi umuntu akeneye inyubakamubiri hagati ya ibintu by'urugero rwa 52 n'igice kugeza kuri 60 hakurikije urugero rw'imyaka arimo cyangwa se uko amerewe. Ariko buri munsi hakaboneka proteine kugira ngo abantu batazakena amaraso, ubwenge butazayoyoka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umuntu akeneye ibiryoherera bikomoka ku binyampeke kugira ngo umuntu ahorane imbaraga mu mubiri no mu bwenge. Umuntu akeneye amavuta kugira ngo amaraso ahora ashyushye ku rugero rwiza, kandi utuntu dufunika utwo bita myelin two mu bwonko twe kujya dushya ngo umuntu agire icyo bita amnesi, ubwonko bwe ngo ajye yibuka ibintu asimbuka bimwe ibindi abyibagirwa, oya be kumaza ikibazo ngo abegwe igisubizo kandi yarakize. Iyo niyo mpamvu yo kurya amavuta nubwo atemerewe kuribwa nijoro. Kane, umuntu akeneye imboga. Imboga ndazivugaho ibintu bitatu. Bwa mbere, nizo za mbere ku isi zituma umuntu atagwara indwara z'amagufa n'iz'amenyo. Zigomba kuboneka ari 1/3 cy'ibiguhaza buri munsi, zaba zitariwe mu gitondo zikaribwa nimugoroba. Imboga ukareba ko zabaye imboga rwatsi z'icyatsi kibisi gitsibaze, umuhondo n'umutuku. Ubwo ni ngaho navuge ngo dodo, inyanya na karoti. Izi mboga zikaribwa kugira ngo amagufa yawe atazamungwa cyangwa se atazagorama cyangwa atazaba umweru cyangwa atazasaza ubusabusa. Noneho imboga ntabwo zirangirije ku magufa gusa, ahubwo zigira akantu bita magnesium gatuma umuntu mu bwonko bwe ubwenge bwe buhora buhagaze neza, ukamenya kwibaza, aho umuntu agira icyo bita discernement, ku buryo uri kumwe n'abaguhisha ibyaha byawe ngo ugayike wowe ubyitarurira. Abatinya kugucyaha ngo uzazambye abandi bakureba, ukamenya kwikosora abandi batarareba. Ibyo rero kwa bita magnesium karakenewe kandi kaba mu mboga. Saho gusa zigira icyo bita sere mineral, zigira icyo bita imyunyungugu ituma ingingo z'umuntu zikora umurimo zagenewe kandi zikemera gukorana n'izindi. Igifu cyanoza kigahereza amara yamara kugogora matoya akohereza ibikatsi mu mara manini, amaraso akajya mu mwijima. Uko guherezanya kuri aho ngaho urugingo ntiruherana ibyo rwakoze rwarangije, biterwa n'imyunyungugu ikomoka mu mboga. Ku ngingo ya 5 tuba dukeneye icyo bita amavitamine. Iyo turya tuba dukeneye icyo bita intungamubiri arizo bita vitamine. Ntabwo ari upfa kurya gusa, ahubwo amavitamine atuma niyo atanga icyo bita V ukubaho. Yarangiza ariko ni V yongera kwifatanya n'ibyo bita acide amine, bituma bafite ngo ni vitamine. Noneho kubw'ibyo bituma inyubakamubiri zishobora gukorana zose. Biri mu bintu vitamine yo zivanze mu byurya wariye, niho byo kurya bigeraho byagenewe, bikaba icyo byagenewe kuba cyo. Niba biri mu bwoya, niba biri bwubaka iryinyo, niba byubaka igufa, niba byubakurura, niba bihembura umwijima, niba bishyiraho uruhu rwiza, niba birinda ubwoya gupfuka, ni vitamine zibitera zituma byo kurya byabigenewe zikora ibyo ngibyo. Hirya yaho rero ukeneye n'amazi. Amazi ni aliment nettoyeur, aroza. Aya mazi mukoza afite nkuko tujya kurya ibyo kurya. Umunyesuku wese njya mbabazwa n'ikintu kimwe gusa, ariko nacyo mkibuka ko ari hirya y'ubuswa nyine, kandi umuswa ntiyabura kwizambiriza. Ukuntu umuntu yoza inzu, akoza ibirahuri, akoza umubiri, akoza umusatsi, agakaraba intoke, akoza ibirenge, agasiga inkweto, akoza akamba mbiri yambara ariwe, akanigwa koza igifu n'amarabye. Ukibaza uti ese nyuma nukira ngo baharebe, ubundi baharebe imbere haraboze kandi hanuka birabikumariye iki? Ariho mva ngo nukutamenya amazi ugomba kuyanywa buri munsi kugira ngo mu kanwa hoge, mu muhogo hoge, mu gifu hoge, amara n'amato manini byoge, impyiko zoge, imyijima yoge, amaraso yoge, imihore yoge, kugira ngo wa murimbo ufite inyuma uw'imbere uburuta.
kandi ntukwiriye kunywa uri kurya, kuko nta muntu usuka amazi ku isahani iriho ibiryo ngo niho agiye kuyoza. Ahubwo jya ubanza unywa amazi iminota 30 irangire cyangwa 45, maze ingingo wenda gushyira mu byo kurya zisange ibisigazwa by'ibyo kurya byose byavuyemo. Niba ubona mu kanwa bisigara ibyo kurya kandi bihamara akanya gato, uri kwibwira ko mu mara hasigaramo ibingana biti. Uba ugomba kuhoza, nibwo buryo bwiza. Ngubwo uburyo butandatu umuryango ugomba kubona buri munsi ni proteine, ni ibiryoherera bitera imbaraga. Proteine zubaka umubiri, ibiryoherera bitera imbaraga, amavuta ashyushya umubiri, imyunyu ngugu iwukoresha, vitamine ziwubeshaho, n'amazi yo kubyose. Ngiyi impamvu Imana yapanze ngo burya bantu bazarya. Rero ndagira ngo cya gihe ndashaka gukomeraho bambe gutindaho, reka mvuge ku ndwara zimwe na zimwe bitewe n'amajyambere, bitewe n'imyambarire, bitewe n'imikorere ya rusange. Hari indwara zo mu bwoko bita infection. Izi ndwara z'ibyuririzi ndazivugaho cyane, ariko izo mvugaho nizo mu myanya myibarukiro. Iyo bita infection urinaire, yarangiza zifata mu mpyiko, zifata mu ruhago, zifata mu myanya yo kubyara nka nyababyeyi, zifata mu nzira zaho ziganayo, izo zose zikabyara ibyo bita infection. Ntabwo ndiwe mfite umwanya uhagije wo kujya gusoma ubusobanuro bwacu. Ni igihe wihagarika ukaribwa, ni igihe waba wubatse mu kubaka urugo, yarangiza ukagira intege nke cyangwa ukababara. Ni igihe usohora ibintu by'umweru cyangwa by'umuhondo cyangwa bivanze mu muhondo n'umutuku, cyangwa gucika umugongo, cyangwa inda zivamo kenshi, cyangwa ubushake n'ubushobozi buke mu kubaka urugo. Ibyo ufite infection urinaire. Icyo gihe ukora iki? Imana ni nziza. Niyo mpamvu muri Zaburi 19 umurongo wa 91, amategeko yawe niyo atuma byose bibaho uyu munsi, kuko byose bigukorera. Ibi tubona byose n'abakozi b'Imana. Niyo mpamvu igihe cyose uguhura n'abakozi b'Imana bitwa ibyo kurya, ibimera bindi by'uburyo bwose, ibyo duhumeka tutari bubirye, ujye umenya neza ko ari abakozi b'Imana babibereye ku isi ngo bazagutabare igihe kizaba gikenewe. Ibyo kurya bivura izo infection ndavuga kuri bitatu gusa mbe ntambutse. Ni inzuzi z'ibihaza. Ibihaza iyo ufashe ibiyiko byazo bitatu zumye zitonoye, ukazihekenya mu gitondo ibiyiko bitatu, wahenga ku manywa ugiye kurya ukarya karoti 2, wahenga nimugoroba ukarya tungurusumu 3, niba nk'igitsina gore ukaba udatwite, kuko nka seleri, persile, capsine na tungurusumu ntabwo byemerewe ku muntu utwite. Bifite ukuntu byozanya ababyeyi bikayitera intambara, abafite za kore zikaba zishobora kwifungura indi kavamo cyangwa ukayiviraho. Ibyo iyo ubikoze iminsi 7 uba ugiye kwivura iyi ndwara. Ku bagabo no ku bagore barabyemerewe. Abagabo rero boko namwe murabizi ko iyo mitwaro yo gutwita ntayo mugira. Yarangiza mwebwe tungurusumu mwayirira igihe mushakiye, yarangiza ndetse ku kazi naho bayikubuza bitewe n'impumuro iri kugukoropa tumunuka, ariko iyo ushyizeho pome ntabwo byumvika. Rero kubw'ibyo ubikora iminsi 7 ukaba uvuye, ariko ugashaka n'ibindi byatsi byitwa romare n'iyitwa time, ukabiteka mu mazi menshi. Yarangiza ayo mazi menshi tuvuze ni nka litiro 4, ukayungurura ayo mazi ashyushye ku rugero atakonje kandi ataratwika, ukayicaramo. Yarangiza ni iminota 10, yarangiza ukabikora 3 mu cyumweru, uburi kuvura infection. Bitewe n'inzara, bitewe n'ubwinanirwe, bitewe n'ibitotsi bike, bitewe n'imirimo abantu benshi cyane bakora, yarangiza bakayitindaho ikarenza amasaha yagenewe umubiri, biratuma abantu benshi cyane imyanya yashinzwe kurema imisemburo ngengamubiri inanirwa cyane igihe bagize icyo bita stress, maze bigatuma havuka icyo bita infertilité. Igabanuka ryo kororoka rikagenda rigabanuka igitondo n'ikigoroba. Birakwiriye ko abantu bazi ko rigabanuka, ni igihe inda zivamo, ni igihe abantu batwara inda z'amahuri yo bita febra. Yarangiza ni igihe zitarenze amezi 2, ni igihe zitagera ku mezi 9, ni igihe zivuka nabi, ni igihe uziviraho, ni igihe intangangabo ziba nke ntizuzuze umumaro wazigenewe. Icyo gihe ubukeneye inzabibu, izo bita fruit de raisin, byabandi bita grapes,
yarangiza muri Bibiliya zazindi Yesu yigeranyije ngo we n'umuzabibu ukuri. Izo nzabibu umuntu afata ibiyiko byazo 3 iyo zikamuye, ugafata impeke zazo 8 iyo zigifite ubuzima bwazo karemano, ukazifata mu gitondo. Ugafata ibiyiko 3 by'ubunyobwa, ugafata ikigori cyokeje, ugafata kimwe cya 4 cy'inanasi, ugafata urunyanya rumwe rutaboze kandi utakiri icyatsi kibisi. Iyo kantu ukakarya mu gitondo, ukakihereza mu gitondo, wenda bakaguha n'agakoma k'uburo, yarangiza cyangwa se icyayi cyatime n'icyaromare ntacyo bitwaye, ukabikora iminsi 7. Imisemburo ngengamubiri ishinzwe kororoka, zo bita hormone, ziragenda zikazamuka, yarangiza zikakuremera iby'imibiri yagenewe kuremerwa, maze umubiri wawe ukasubira kuri gahunda. Ndasubiramo, ni ibiyiko 3 by'inzabibu zikamuye, ni impeke 8 zazo, ni ibinyobwa ibiyiko 3, cyangwa ugafata izupfunyisa mu gipfunsi, cyangwa ugashyiraho inanasi ya 1/4 niba iri ku rugero rwiza atari nini cyane, ugafata urunyanya rumwe, ugafata ikigori cyokeje byaba ari akarusho, ukabirya mu gitondo, akaba ibyo wiririrwa, ukabara iminsi 7, umubiri wawe usubira kuri gahunda, ubushobozi bwo kororoka bugasubira ku murongo. Tizisenyuke, tiwifuza abahandi cyangwa se ngo urambirwe washatse. Ku ngingo ya 3 y'ingwara tuvugaho, nicyo bajya bita kuziba kw'imirera ntanga. Murazi neza ko tugira imiyobora ntanga, igitsina gore bagira imiyobora ntanga yo bita ovaire, bakagira nicyo bita imirera ntanga, ibyo bita trompe de fallope. Ibi bintu byombi bifite ingorane zizanwa n'amajyambere. Ni koko wabivura, ariko gukosora ba nyirabyo ngo bareke kubirwaza, intambara yahaguruka. Bisaba ko wambara imyambaro itaguhambiriye mu kiziba cy'inda. Mu kiziba cy'inda niyo kapitale y'igikundiro cy'igitsina gore, kuko harimo nyababyeyi, hakabamo imirera ntanga, hakabamo ibiyobora ntanga, hakabamo inzira umwana azanyuriramo avuka cyangwa asamwa. Aho hagomba gufatwa neza, ntihagomba kwicishwa imbeho cyangwa agahato cyangwa guhambirirwa. Ugomba kumenya neza ko hafatwa neza. Iyo hafashwe nabi, amaguru agakonja, amabere ukatwikisha izuba, ibitugu ukabitwikisha imbeho, wenda niba uri mu karere gakonja, bishobora gutuma imyanya yawe myibarukiro ikora nabi, maze yarangiza aho amavangingo yagomba kujya ava muri nyababyeyi anyura muri trompe, agasohoka akazahereramo, akavuriramo, yamara kuvuriramo agafunga, kamera nk'indagangurwa zagiyemo zikafunga, maze intangangabo zigeze igihe cyo gusama zikabura inzira, bigasa naho umuhanda wacitse. Wajya kwa muganga bati trompe zarazibye, yarangiza agahinda kakaza, amarira akaza, uwo mwashakanye agatangira kukwinuba, imiryango igatangira kukwanga, awarayishe ariko avuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge. Niyo mpamvu ubu butumwa muri kubona tuza nk'aha ngaha nta bayoboke twaje gushaka aha na gato, ahubwo ni ukuburira isi kugira ngo umuntu umusangi wabo nibura kire cyangwa yange, ariko ijwi ry'Imana n'inama zayo zamugezeho. Nta yindi mpamvu. Kubera iki? Bibiliya iti mubyuke murabagirane ko umucyo wanyu uraje, ndetse amahanga azabasanga ubwo muzamubyukanye kurabagirana. Niyo mpamvu iyo trompe zazibye, bivuze ngo bakagenda ukajya kwa muganga ugashyiramo umuti ntusohoke, ugahera hagati, yewe hari n'igihe basanga harajemo ibibyimba. Dore ibintu wajya wikorera nawe ubwawe. Romare nicyo yaremewe, barayiteka mu mazi, yarangiza ayo mazi akaba ari menshi, ukayiyungurura, ugize amahirwe ukayiteka ikuze kandi yumye, yarangiza ukayungurura, ugakamuriramo indimi 2, aya mazi uyicaramo, ukayicaramo iminota 10, ukayimakoramo iminsi 8, yarangiza ibyo ukabifatanya no gufata pome na onyo n'indimu n'amavuta y'ibihwagari, yarangiza ukavanga iyo salade ukayirya wenda kurya ku manywa, yarangiza ukabikora iminsi 7, nyuma ukazabikora iminsi 4 mu cyumweru, urangije ya minsi 7. Uko niko bayobora, uko niko bazigura, uko niko banizo bita kyste ovariye, uko niko bavura
ibyo byose na ya salade ntabwo bibagiwe gushyiraho karoti, kuko karoti iri mu biribwa bikora henshi kandi kenshi ku buryo ku mubiri w'umuntu isa n'aho ifashe asampulsa, ikora hose ku buryo ugeze mu koro kongera amaraso, kongera abasirikari, kongera imisokoro, kongera imbaraga, kongera amaso ngo arebe, kongera imisemburo, hose irahagera. Karoti iragukorera, ifite umurimo ukomeye cyane mu isi no mu mubiri w'umuntu. Ibyo rero ntabwo mpatinda naho ngaho kuri iyo ngingo. Nanze kwirirwa nsoma ngo ntabaza kuba twara umwanya munini yarangiza, kandi imyaka ngezemo ntabwo nakwifuza kubabeshya ko ntacyo byamarira. Ku ndwara ya kane dukeneye icyo bita ni indwara y'icyo bita insuffisance renale. Muri iyi si abantu benshi cyane ntabwo banywa amazi, aba kabiri ntabwo barya imbuto, aba gatatu bakunda kunywa ibinyobwa ariko byakamuramo amazi. Icyo nicyo tuvuga ni nk'icyayi. Ntabwo iyo bavuze icyayi bavuze ngo ibintu byose bishyushye, bavuze te, icyo bita icyayi, icyo bandi bita teya. Yarangiza icyo nicyo iyo kigeze mu muntu, igituma mubona umuntu abagwa kwa muganga bakamubwira ngo nibamuhe icyayi cya mukaru, ni ukugira ngo izi nyama bari kongera guhuza bakazidoda hataza kuvukamo amazi akazafatwa na infection byoroshye, za nyama zikabura indodo ntifate za nyama zihuze. Bituma bakubwira ngo ngaho nywa icyayi cya mukaru kugira ngo amazi agabanuke muri wowe. Niba ikamura amazi rero, kugihindura ibyo kurya bigezweho, ubu uzashiramo amazi ukazagira icyo bita osteoporose, umutima ugatera nabi, umubiri ukazagiramo amavuta menshi, yarangiza ngiyaka kaga abantu bagira. Ntabwo bakubwira ngo ugende icyo kugitema, oya, icyayi gifite akamaro gateye ubwoba ariko katari cyo kuribwa kwa buri munsi. Iyo ugwaye igifu cyuzuye amazi baguha umuti w'igifu ukarenga ukaruka, baguha mukaruka yinywa igakamura y'amazi, baguha umuti ukabona ufata. Iyo ugwaye amaso ari infected muri no byo bita korone, mu bitsike hameze nabi, uragifata ukagiteka, ayo mazi ukayogesha amaso, yarangiza infection zose ziri mu maso zigashiramo. Iyo aborozi y'inka yagwaye icyo bita trypanosomiase, urafata icyayi cyifu ukagiteka, inka iri guhitwa ikageza nkiriya yenda gupfa, yarangiza ugafata cyayi ukakiha, amazi yarayirimo agakamuka, yarangiza ikituma neza inka yawe ikabikize. Ntabwo wafata icyo kintu cy'icyayi ngo nukiraho ukivume, kandi Imana yaravuze ngo byose ibona ari iki, ari byiza. Ndagira ngo ntambuka aho ngaho, namboneraho kubandi kubwira abantu ngo batazatwitiranya. Buriya hari politike ku isi, uhura n'umuntu umwe yaguhemukira, ubwoko bwabo bwose bukabizira. Ni bibi. Niba warahuye n'abanyabinyoma, utazareba bafite biriya bose ngo n'abanyabinyoma. Hariho abagambiriye kuzabona ijuru, nta kindi bashaka ku isi. Rero kubw'ibyo ujye ubanza wumve vuba, ahubwo utinde gusubiza. Tugahinyura ibyo utarumva, tugahinyura ibihanurwa, niko biri kubwiye. Ujye ubanza wumve, hariho abantu batagengwa n'ubuswa, ahubwo bagengwa no kumenya. Rero kubw'ibyo ndatambutse. Iyo rero impyiko zikenera ibyo kurya bikurikira. Iwawe jya ukunda kurya ibigori n'umwembe, ugufashe impyiko zawe neza. Iwawe jya ugira igihe wageneye kurya amashaza n'imboga zitwa seleri, zifata impyiko neza. Jya ukunda kurya intoryi zitari za zindi za nyuma zisharira, za zindi zera mbere zitarimo imibande, zimeze neza, yewe n'ibiringanya. Ibyo ni uburyo bafata impyiko neza. Ariko impyiko ni inshuti y'umutima. Iyo ufashe onyo, ugafata pome, ugafata konkombure, ukabikatakata neza, ugashyira amavuta yerayo, waba uvuye impyiko n'umutima, ariko ntuvure n'umutima gusa, uvuye n'igifu, ukavuye n'amara. Yarangiza ubwo nibwo buryo bafata neza impyiko. Rero ndagira ngo aho ntabwo mpatambuka, naho bambe ntabwo mpatinda. Ngiye ku ngingo ya 5. Bitewe n'inzara, bitewe no kurya ibyo kurya bitagira ibyo bita fibre, ubwo ni nk'amata n'imikati ndetse na chapati, bitewe no kurwara inzoka za amibe umubare munini cyane, bitewe no kurya bike, bitewe no kurya wabwiriwe, abantu benshi cyane bakunda kurwara impatwe. Iyi mpatwe ikazaba ishobora kubyara hemoroide, ariyo ndwara bita karizo. Iyo wamaze kurwara hemoroide, wivuza ibi bikurikira. Ufata pome kuko igira fibre nyinshi cyane, itunganya amara. Ugafata karoti,
ugafata tungurusumu 3 ukabirya nimugoroba iminsi 7, ugafata onyo, ugafata concombre n'amashu mabisi n'amavuta ya elayo ibyiko 2, ukabirya wenda kurya ku manywa ukabikaraho ya minsi 7, ugafata ubuki butavangiye bwiza ugasiga ku kantu ka hemorrhoide kasohotse, cyangwa ubanje kwiyuhagira nijoro wenda kuryama ugasiga kuri iyo hemorrhoide ubuki bunyunyuza amazi arimo, izo gonflement de veine kuko niyo bita hemorrhoide, yarangiza bigatuma zikamuka, ndetse yaba ari interne ikorera imbere cyangwa se ari yarabyimbiye imbere, yarangiza ugacengezamo bwa buki nk'uri kwiyina, yarangiza nabyo ukabikora iminsi 7. Uko niko bavura hemorrhoide iyo byanze. Uba ugomba kumenya ko ufite amibe niyo ugomba kuvura. Rero ndatambutse ngiye ku cya 6, ni indwara y'amagufa yo kumungwa yo mu bwoko bita osteoporose. Iyi osteoporose abantu benshi cyane buno mu ruganda y'amagara basanze mfite diske zamunzwe, zagorana, abandi ngo zarasohotse, abandi amagufa yaraguye, vertebre zaragiye ziraryamirana, yarangiza ati ngira ibinya mu birenge, undi ati ndibwa n'umutwe, undi ati ngwaye ibikanwa, abandi ati intoke zirandya, yarangiza undi ati sinshobora kugenda, arega niyo nahagaze sinshobora kwicara, undi ati sinshobora kwicara ahubwo ndagenda genda. Iyi migongo iri kumungwa buri kanya ikeneye imboga ariko uziriye mu bwoko bwa potage. Icyo ni kimwe. Mu gihe navugaga n'impyiko, ntabwo nshobora kwibagirwa n'imwembe nawo ufashe impyiko ndetse n'amasaka atukura. Icyo ndi bwiteho cyane muri uyu mwanya kuri uyu mugongo ngiye kuvuga uvura, ariko niho ndagira ibyo nsoma gato cyane muri uyu gitabo mfashe. Ntabwo ndi buvugemo byinshi cyane, ndavugamo bike aho nifuza ko buri wese yagerageza kumva, ndetse nta nubwo nabyo ninsoma natinda, reka ne kubatindira. Ni akantu bita kirikima, abandi bakakita turmeric. Aka kantu ni akajumba, ni akantu kerera ikuzimu kagiye kumera nka tangawizi, y'abandi bita gingembre cyangwa se jinja. Yarangiza muri za alimentation amafu yazo abarimo. Mwijya musirimuka inyuma gusa, mujye musirimuka no mu bwenge, mujijuke maze mumenye ibiri no mu mwisi. Hari amahirwe abacaho mutazi ko ari hafi yanyu. Niyo mpamvu biri yakubwiye ngo ubwenge buri hafi mbere y'ujijutse, ariko umupfapfa we aza kubushakira ku mpera y'isi. Dufite ikindi cyatsi mu Gifaransa, ni igiti cyitwa cocotier, cyera icyo bita koko. Yarangiza iki kintu bita koko ni igitunda, nta nubwo gikunzwe na benshi kuko ntikizwi na benshi. Kiba kiri mu isoko, gifite ubwoya, yarangiza gifite uburanga buke, yewe kiranaruje no kugisatura bigusaba imbaraga, ariko muri za alimentation habamwe amata, habamo nido yacyo yo bita coconut milk cyangwa lait de noix de coco. Noneho icyayi cyayo, iyo ufashe amata yayo ukavanga ibiyiko 2 ugashyira mu ikoma cy'uburo, yarangiza ukanywa, ukabikora iminsi 14 utaruhuka, ni mu gitondo gusa. Yarangiza nyuma ukazajya ubikora 3 mu cyumweru, uba uri kuvura ukongera umusokoro, amagufa y'abananiranye, amagufa arongera, umuntu wari wicaye agahaguruka, utagenda akagenda, uwafatwa akaboko akongera akigendesha. Yarangiza iyo ni kimwe. Iyo bita kirikima nayo ufata akayiko kayo, iribwa mu buryo bubiri. Wayihinduza ibyo kurya bigahindura ibara, ukabuyiriye neza. Wayinywa mu icyayi, wafata akayiko gato kayo, yarangiza akakibitaho n'akicyayi, ukagateka mu kirahure cy'amazi, amazi abirinduye kakamaramo iminota 5, ukayungurura, ukashyiramo ikiyiko kimwe cy'umutobe w'indimu, iyi bita citron. Yarangiza ukanywa buri mugoroba ugiye kurya, yarangiza ukabikora iminsi 7. Ubu uvuye amagufa, urinda ubwonko kuyoyoka, uburinda kugabanuka kwabwo, n'urukingo rw'impyiko, n'uburyo bwiza bwo kuvura igifu cyo muri bwa bwoko bwita Helicobacter pylori. Yarangiza saho gusa umwijima ubukingiye, kandi ugafata neza amara yawe,
ubwo ni ubundi buryo bwo gufata iyo kirikima muzayishakire hafi mu Rwanda irahari kenshi muri za alimentation zikomeye irahari kandi nta nubwo ihenze ibyo ntabwo mbitindaho kwari kuvuga ku magufa igiheruka mvuga ni igicuri impamvu zigera muri enye nazo ziteye igicuri kikabamo moko 11 ubwoko 11 10 bwose burakira bumwe nibwo bunanirana ni ugufata umuntu ari mu nda ya nyina yikanze ubwonko butararemeka mu mezi 2 ari mu nda icyo nicyo kigorana cyonyine no ibindi birakira iki gicuri umuntu ashobora kwiterwa no ko nyina yahuzwe amutwite yagiterwa no kudakunda imboga rwatsi igicuri yagiterwa no kwikanga afite inda y'amezi 7 umuntu yaterwa igicuri n'inzoka bita ascaris hari impamvu nyinshi zatuma urwara igicuri kivurwa n'iki igicuri kivurwa no gufata avoka muri kureba yitunda rinetse ivura igicuri hagakurikiraho igikoma cy'uburo ugashyiramo akantu bita bleuban abandi bita blueband ufata akayiko gato ukavanga muri cya gikoma ukinywa mu gitondo ukabikora iminsi 7 yarangira ugafata onyo indimu karoti ndetse n'amavuta y'ibihwagari biyiko 2 ukarya salade kandi mu cyumweru kwezi yaba ari umwana muto utashobora kubihekenya ukabisya yarangiza akabikoresha kandi mu cyumweru ugafata ibumba ritukura n'Imana yaremye twabumbwe mu twebwe abantu benshi cyane bajya barisuzugura ariko rivura hose bitewe nuko umuntu aryo rimwe hose ntabwo bashatse ibintu ntabwo bashatse amoko abiri y'itaka ahubwo ni ibumba batubumbyemo iyo tuvura hose birashoboka bitewe nuko aryo tubumbwe mu nimwene wacu yarangiza kubw'ibyo iri bumba iyo rivanze n'amazi ya romare ukarisiga mu mugongo uhereye mu rukenyero kugeza mu gikano rikamaraho isaha imwe mu mugongo hose yarangiza ariko bikora 3 mu cyumweru ukabikora iminsi 10 uburi kuvura igicuri rero reka tuzirikane ko buri wese yazirikanye kandi ubwo niwo mugambi w'iyobokamana mu minsi y'imperuka dukeneye imiryango myiza dukeneye imico myiza dukeneye ubwenge bwiza dukeneye n'amagara mazima Imana rero igira bitugeneye kandi irabidushakira niyo mpamvu ngiye gusoma amagambo aheruka mu gitabo mfite cyitwa kubana n'Imana buri munsi harimo aya magambo ntari butindeho la santé est un grand trésor c'est le bien le plus précieux que les mortels puissent posséder amagara mazima n'ubukungu nibwo butunzi nicyo kintu nibwo butunzi umuntu akwiriye kuzigama umuntu wese upfa akwiriye kuzigama akabutunga la prospérité les honneurs la science sont des valeurs chèrement acquises ni koko iterambere icyubahiro ubumenyi ni iby'agaciro umuntu akwiriye kugeraho si pour les obtenir nous perdons la santé ariko ntacyo bizaba bimaze niba tuzabiboneshwa no kubura amagara mazima aucune de ces valeurs ne peut cependant assurer notre bonheur biramutse tubuza amagara mazima ariko dufite bukire tukagira amagara mazima dufite icyubahiro tukabura amagara mazima ariko dufite ubumenyi kubura amagara mazima ufite ubukire ukabura amagara mazima ufite icyubahiro ukabura amagara mazima ufite ubumenyi ibyo utunze byose biba bipfuye gusa aba ari byo kuryohera abandi aucune de ces valeurs ne peut cependant assurer notre bonheur si ne sont pas bien portants ibi byose tubonye haruguru ntabwo byatugirira akamaro nta munezero byaduteza niba tutamerewe neza c'est un péché terrible que d'abuser de la santé que Dieu nous a donné ni icyaha kiremereye kugwa nabi ubuzima Imana yaduhaye reka twe kuziyangiriza reka twe kuzigora mu buzima reka natwe duharanira ibyaduhesha amahoro kandi n'ibyaduhe mu muryango no mu bwenge ndetse no mu mubiri Imana ibiduhere mu izina rya Yesu